hari igihugu Imana yambwiye ngo iki cyo ntabwo nkisengera, turafatanya hamwe, uri bubone iki kiganiro nawe uraza kujya ugisengera. Imana yambwiye ngo hari igihugu kigiye kwinjira Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Ramukije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose. Uwiteka Imana nabahereze umugisha. Hanyuma rero turi n'umunezero mwinshi wo kongera kubana n'umukozi w'Imana twaherukanaga mu minsi ishize, none twongeye kubonana. Ari muzima, ashima Imana, arakomeye nk'uko mubibona, nta gikuba na kimwe cyacitse, uretse ko Uwiteka akomeje kumubera amaso kandi amurwaniriye intambara nini n'intoya. Nk'uko bisanzwe rero aracyari wa wundi, turacyamwakira ababaye, afite agahinda, mbese ubona ko afite umubabaro mwinshi wo kuririra umurimo w'Imana. Muraho neza umukozi w'Imana? Yego, muraho neza. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe cyane. Amakuru y'iminsi? Ku bwanjye kuba ndiho, kuba ntarwaye ndashima Imana. Kuba ntarwaye ndumva rero ari byiza, ari amahoro, ariko biranagoye nanone. Biragoye ku bwa message mba mfite, ntabwo biba byoroshye. Niyo mpamvu ukunda kubona mba mbabaye. Nibyo, maze kukumenyera nk'umuntu uvugana n'Imana kandi utari inkunda rubyino, n'abadukurikiye bose barabireba. Niyo mpamvu ntakwirirwa mbitindaho, ni kubw'imbaraga z'Imana. Reka ngusabe kugira ngo wongere wibwire abakunzi bacu. Iyi ni inshuro ya gatatu tukwakiriye, ntabwo bose barakumenya. Murakoze, inshuti zanjye zose ndazishuhuje, abari hanze, abari mu gihugu cy'u Rwanda, mwese ndabasuhuje. Amazina ni yayandi, nitwa Mugabe Eric. Ndabakunda cyane rero, ndabakunda kandi ndabasengera. Abo twabashije kuvugana, abo tutaravugana, mwese ndabasengera, kuko niwo muhamagaro mfite, ndabasengera Imana rero. Yego, urakoze cyane. Imana y'amahoro niguhereze umugisha, kandi umugisha mwinshi. Reka ngusabe mbere uko dutangira ikiganiro cyacu, ntabwo tujye dutinda. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kandi usharinge hose kugira ngo ubutumwa bugere hose. Reka dusabe umukozi w'Imana abanze asenge Imana, ubundi twinjire muri gahunda z'uyu munsi, muri message Imana yamuhaye. Imana nziza, twongeye kukunezererwa, kukugira neza. Turakunezerewe cyane kuko hari aburiho ukiza. Yesu ushimwe, kuko hari aburiho ukiza. Tugushimiye ko baduhaye ibyifuzo byo kubasengera, bakize mu izina ryawe. Abari barwaye imitima barakize. Yesu ushimwe. Yo haleluya. Yesu nushimwe cyane. Ndetse n'abari bafite uburwayi bwa karande bwabayeho karande, abo nasengeye bari barwaye amakanseri yo mu mabere, ukatubwira ko bakijije. Turongeye turakunezerewe cyane, turagushimiye yuko wabigenze neza. Kristo mwiza rero, bana natwe, uturinde uturengere muri uyu mwanya tugiyemo mwiza wo kuvuga ijambo ryawe, wo kuvuga ibyo wadutumye. Nubwo biba bikakaye, nubwo biba bitoroshye, ariko ni ngombwa. Turakunezerewe cyane rero muri aka kanya, ururukira kubana natwe ndetse na buri umwe wese uduteze amatwi.
umuhe umugisha, umugirire neza, abarwayi ubakize mu izina ryawe. Ndasenze kandi ndaguhamagaye, icyo mpeje n'imbaraga mbi z'umwanzi mu izina rya Yesu. Ni ukuri abakorana n'imyuka mubi bose batubona, abo bose nkubise hasi byishyira hejuru, nkubise hasi byishyira hejuru ku buzima bwacu, ku buzima bw'abakwizera, ku buzima bw'abafite inyota yo kukumenya. Kristo, ndaguhamagaye uyu munsi ngo ugire ibindi bintu bishyashya urema ku buzima bwacu, ku buzima bw'abakwizera, ku buzima bw'abagushaka, ku buzima bw'abafite inyota yo kukubona, yo kugira neza. Ururuka rero utugirire neza, tukugireho umugisha. Urakoze, nsenze nizeye ko ubikoze, ni mu izina ryawe ryera, amen. Urakoze cyane usenze wizeye ko Imana ibikoze. Hanyuma rero uraje ugiye kuri social media utambukize message, uvuze iby'Imana yagutumye. Nta ngaruka mbi byakugizeho? Ndavuga nk'umuntu waguhamagara akubwira ati nawe se wageze aha, bakunda kwita ku mihanda, byakugendekeye gute? Ese nta muntu wagufashe nk'umuntu waguye? Byagenze gute nyuma y'uko utambukije message zawe kandi abantu bakazikurikira? Urumva arega mw'isi irimo abantu, isi turimo irimo abantu, kandi isi turimo turi ibyiciro bibiri buriya. Ariko ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo hahirwa abazi Imana kuko bazakomera. Ntago impamvu turi ibyiciro bibiri rero, hari abasenga hari n'abadasenga. Kuko hari abavuga ko basenga Imana kandi batayisenga. Abo rero ntibabura kugira gute? Kuguharabika. Abo ntibabura bakaguca intege mu byo uri gukora, mu murimo w'Imana uri uvuga, kandi nibyo birumvikana. Iyo umuntu arwana n'uwo murwanya ntabura impamvu. Yego, uyu muntu ntabura impamvu. Niyo mpamvu rero iyo urwanya Satani, nawe afite abakozi arega, kandi bahari bahumeka umwuka nk'uyu duhumeka, bavuga n'ijwi tuvuga, barahari. Yego, niyo mpamvu rero abo ngabo batagira gute, batabura. Ariko Imana iratubashisha ikakomeza ikaduha imbaraga. Ntago dukangwa nuko abantu batuvuze nabi, ahubwo bidutera imbaraga zo kuguma kuvuga Imana yacu uko iri. Buriya umuntu nakuvuga nabi aba ari haguha umugisha ku Mana. Yesu shimwe. Buriya umuntu yakuvuga nabi, yagutekerereza nabi, iyo umuntu akuroga, iyo umuntu agira ate, iyo umuntu, urabizi ko hari abantu batambwe se? Hari abantu bajya batambwa, abantu bagatambwa ikuzimu kugira ngo abandi bibonere iki? Iby'ikuzimu. Ariko nibyo ngira ngo mbabwire ko ni iby'igihe gito. Satani arimo arabashuka, ni iby'igihe gito. Nimuveyo nimugaruke muze mukorere Umwami Yesu. Satani arabashuka, ni ibihenda abana, ni uduhenda abana arimo abashukisha, kuko ibyo nta gihe bimara, bigira iherezo. Ariko ibyo Uwiteka nta herezo bigira. Niyo mpamvu mbabwira ngo nimuveyo mugaruke muze. Wari uriho rero umbaza ngo nta ngaruka byangizeho. Ntabwo ingaruka zizabura muri uru rugendo mu gihe tukivuga Imana. Ntabwo zizabura, abadukoba ntibazabura. Ariko ndashima Imana ko ikinkomeje. Ikindi nshimye Imana ko ari Imana isezeranye igasohoza. Kandi uwayiringiye ntazakorwa n'isoni. Niyo mpamvu mbabwira ngo muze tuvuge Imana, muze dukorere Imana, tubabaye twishimye. Ndabizi abenshi dukorera Imana turababaye, tubabajwe n'imiruho n'imihate by'iyi si, ariko nimuhumure gutabarwa kurahari. Mube maso rero mukomere, naho ibyo abantu bo ntibabura, ariko Imana iranshyigikiye kandi iracyanshoboje. Ntabwo nzacika intege rero, bavuga batavuga, njye ndakomeza urugendo rwanjye. Yego, urakoze cyane. Ntabwo uciwe intege n'amagambo y'abantu, kuko uwo muri kumwe ni umunyembaraga. Amen. Kandi akubereye maso. Ndagira ngo nkubwire ko
ndagukunda kandi nkunda uko utambutsa mesaje zawe utuje, nkunda uko uvuga Imana mu kuri ndetse no mu mwuka. Navuga ngo ugumemo, ujye ukomeza usenge cyane, kuko abantu nk'amwe tubabona hake, ariko iyo tubabonye natwe tuba twifuza kugira ngo hagire n'abandi benshi babagiriraho umugisha. Urakoze cyane kandi ukomere ushikane. Nuko ubu uyu munsi wa none uje kutuganirira kandi nanone naje rwose, naje gutambutsa mesaje ziracyaza ni nyinshi. Harya babyita gushayiringa, abashayiringe kuko ariko umuntu yakwibaza impamvu ukunda kuza gucisha mesaje hano kuri YouTube, ntusange ba nyirazo. Hari umuntu ushobora kwibaza icyo kibazo. Nawe wakibaza, n'undi wese yakibaza, nibyo. Ariko impamvu ntabwo nshaka kumenyekana. Ntabwo nshaka kumenyekana. Hariho abavuga ngo buriya yagiyeyo kugira ngo amenyekane. Oya, ntabwo nshaka kumenyekana mu bantu. Imana yo mu ijuru yonyine niyo nshaka kwimenya. So kuza hano rero mpaza mu buryo bwo kugira ngo n'utari hafi yanjye n'uwo ntabasha kugeraho nawe yumva ubutumwa bwiza. Si uko nta wavuga ati mukozi w'Imana ndagushaka ngo unsengere iwanjye, ni na byiza. Hari abantu b'abanyabwenge, buriya umuntu wifuza ko umusengera ahubwo ati ndagushaka mu rugo, buriya muntu aba afite ubwenge. Aba afite ubwenge ku Mana. Hari abantu rero Imana yahaye ubwenge. Hari uguhamagara akakubwira ati ndashaka uzaze unsengere iwanjye muhira, ntabwo nshaka kuri telefone. Ariko birashoboka ko no kuri telefone byashoboka, kuko haba ari nk'abari hanze mutahita mubonana. Abo rero ugomba kubasengera n'Uwiteka yemera. Kandi aha niho mesaje ye ndetse ikaba yamugereraho ku gihe. Hanyuma rero reka tukwakire. Wambwiraga ko ufite urugendo uri kwihuta, ariko atari ngombwa gukora urugendo ujyanye mesaje z'abandi ko ziba zibyigana. Reka rero nguhe umwanya no kugira ngo uvuge rwose nk'uko twavuze, umwuka wera kuyobore, ariko izo mesaje ziba. Yego, murakoze cyane. Hari akantu nashaka kukubwira kambayeho mu minsi ishize. Yego. Nakomeje kugira amayereko menshi ya mesaje, noneho nshaka kuguhamagara ngo nzaze nzitambutse. Numva muri njye ngezemo kugira ngo mbanze nsobanuze Imana. Ariko uwo munsi narwaye umutwe, ndwara umutwe udakira, umutwe uranzengereza. Imana irambwira isaha saa 9 nibwo Imana ikunda kunsanga cyane, kuko nkunda kubwira abantu ngo buriya bampaye ibyifuzo niyo saha nkunda kubasengera. Imana irambwira ngo kuki utagiye kumvugira, ngo niyo mpamvu umutwe wakuriye cyane, ngo wagombaga kujya gutanga ibyo nagutumye ukabibwira ba nyirabyo kugira ngo umutwe wawe wumve uruhutse. Buriya rero gutanga mesaje biruhura mu mutwe ku bazifite. Imana ibahe umugisha rero. Nkunda kubabwira ngo ndabakunda badukurikira, kandi ni ukuri mube maso musenge, nanjye ndabakunda ndabasengera. Imana rero amahoro iduhana umugisha. Nifuzaga ko twaririmba n'indirimbo y'115 mu gitabo cyo gushimisha. Wahageze ngo dufashe 115. Yego dufashe.
nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe izo ngoyi ze zanteye kubimbataye rwose nduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose nduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose nabonye umukunzi mwiza yaramfiriye yaranguze ngoza mu bugingo nawe yaranyihaye none rero none ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi nabonye umukunzi mwiza byose arabishobora ajya ndinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru ku muhanga amasiteka bizankiza intege nke nshira ubwoba nshira ubute nyuma nzatabaruka nshira ubwoba nshira ubute nyuma nzatabaruka nabonye Yesu ushimwe umukunzi mwiza niwe nyirimbabazi niwe rero niwe mujyanama wanjye niwundenge Yesu ushimwe nta kubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni nta bya none nta bizaza byaza nta nyana so nta bya none nta bya none nta bizaza byaza nta nyana so mu bukene nta bya none nta bizaza byaza nta nyana so mu burwayi nta bya none nta bizaza byaza nta nyana so mu gupfusha nta bya none nta bizaza byaza nta nyana so mu ntambara nta bya none nta bizaza Yesu ushimwe nta nyana so mu burwayi nta bya none nta bizaza byaza nta nyana so mu gusenga nta bya none nta bizaza byaza nta nyana Yesu. Haleluya, amina, haleluya.
haleluya. Yesu ushimwe. Ngo nta bya none, ngo nta n'ibizaza byantanya na Yesu. Yesu ushimwe cyane. Umuririmbyi aririmba neza ngo mu rupfu, mu nzara, mu gusonza, mu burwayi, mu gupfusha, ndetse hahandi hose, ngo Yesu nta bya none, ngo nta n'ibizaza by'ejo hazaza byantanya na Yesu. Mana ishimwe cyane. Ndagira ngo aho uri, yo haleluya, ndagira ngo aho uri ubwira Imana ngo nta bya none, nta n'ibizaza byagukura ku mwami wawe. Mana duhana umugisha cyane, ndumva nezerewe, nongeye kunezerwa Imana. Muririmbyi yaririmbye neza ngo nta bya none, ngo nta n'ibizaza ngo byantanya na Yesu. Ese koko nawe urumva nta by'uyu munsi, nta bya none, ndetse nta n'ibizaza byagutandukanya n'umwami wawe? Yesu ushimwe cyane. Ndagira ngo wisuzume inshuti yanjye, urebe koko niba nta bya none, niba nta n'ibizaza byagutandukanya na Yesu. Yesu ushimwe cyane. Muri iyi minsi hari ibintu byadukuye ku Uwiteka. Yesu ushimwe. Hari ibintu byadukuye ku Uwiteka. Abantu bariho barashaka ubutunzi cyane, barashaka iby'isi cyane, ariko Yesu ushimwe. Ndagira ngo wongere urebe, ndakwinginze ngo wongere urebe, wisuzume. Ese kuko nta bya none, ese kuko nta bizaza bigiye kugutanya n'umwami wawe? Yesu ushimwe. Isuzume urebe niba inzira uriho ugenderamo ari inzira nziza, niba ukwiye koko gukomera, ugagomera mu kwizera. Yesu ushimwe, ukamenya ko ejo cyangwa ejo bundi watabarwa. Mana ishimwe cyane. Murakoze rero. Uyu muririmbyi ndamukunda, nawe umukundi ndamugukundishije. Ni umuririmbyi w'ijana na cumi na gatanu. Yego, umuririmbyi w'ijana na cumi na gatanu. Ndamukunda, nawe ndamugukundishije. Ngo nta bya none, ngo nta n'ibizaza byantanya na Yesu. Yesu ushimwe cyane. Ndagira ngo nawe umere nk'uyu muririmbyi, ntihagire ibya none uyu munsi, ndetse n'ibizaza byagutandukanya na Yesu Kristo, kuko yagupfiriye ku musaraba. Ndagira ngo ntihagire ibigutandukanya nshuti yanjye. Turi mu bihe bigoye, turi mu bihe biruhije abagenzi, ariko ndakwinginze ngo Yesu ushimwe, Yesu ushimwe, ndakwinginze ngo ube hafi y'Uwiteka. Imana ije guhemba abayigiriye neza, Imana ije guhemba abayivuga by'ukuri. Ndagira ngo ube maso nshuti yanjye, ndagira ngo ube maso. Witwarwa n'iby'isi, witwarwa n'iby'isi. Oya, garuka. Imana iragushaka, Imana iragushaka. Yesu ushimwe. Imana iragushaka, garuka. Imana iragushaka, garuka nshuti yanjye. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Umuririmbyi nawe ndamugukundishije. Ibyanjye rero ntabwo bitinda nyinshi. Abantu muri iyi minsi bakunze guhanura ibyiza, bagahanura ibyiza. Imana iravuze ngo iguhaye imodoka, iguhaye ibi, iguhaye ibi. Ibyo ni byo abantu dushaka, ariko ngiye mpanura uko ntegetswe. Waba uri umurozi ndabikubwira, ntabwo nakubwira ngo ubonye ibyiza kandi ubibonye utese. Imana irarema kwica, ubwo si byiza biri hehe? Ahubwo senga Imana igira ite igutabare. Ndakwinginze ngo ugarukire aho ngaho, ugarukire aho. Niba warogaga ubireke, ureke kuroga. Niba wicaga ureke kwica. Imana ifite umubabaro n'agahinda, Imana ifite umubabaro n'agahinda. Urica mu mutima, ntubabarira. Warishe ntiwasaba imbabazi Imana, ariko haracyari ibyiringiro. Imana y'amahoro rero yambwiye ngo, Imana y'amahoro yambwiye ngo nsengere abantu muri mu kazi. Ubwo nimvuga abantu bari mu kazi,
ntago ari abasenga gusa, namwe ntago mbibagirwa. Ndiho ndavuga abantu bari mu kazi gasanzwe, ahantu bari mu kazi gasanzwe. Satani ngo yarahagurutse, Imana yambwiye ngo nsengere abantu bari mu kazi. Yarahagurutse Satani arimo arabarwanya, agiye gukoresha abantu mbese kugira ngo babaharabike mu kazi, mube mwava mu kazi. Imana yambwiye rero ngo Imana y'amahoro yambwiye ngo mbasengere. Ngiye kubasengera rero, n'ubu bari bufite icyifuzo cy'uko namusengera by'umwihariko. Ngewe Imana yambwiye ko nsengera kuri kamera, nkasengera hose abari mu bihugu byo hanze n'abari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana irambwira ngo ninsengere abantu bafite akazi bari mu kazi. Ngiye gusengera abantu bari mu kazi. Watambutse mesaje zose noneho ukaza kubasengera. Nkaza kubasengera, okay, nta kibazo. Indi mesaje ya kabiri iravuga, Imana yambwiye ngo mbwire abantu bature karande zo mu miryango. Buriya hari karande zo mu miryango zituma tutagira ikintu tugeraho. Nkaba ndi Mugabe uturuka hariya, ariko iwacu nta muntu wigeze ukora ubukwe, bikazarangira nanjye ntakoze ubukwe nishingiye. Ubundi kwishingira bavuga ko ari ukwishyingura. Imana yambwiye rero ngo mujye mwatura na karande. Ubwo nawe nushaka ko nkusengera by'umwihariko, nimero yanjye ndaza kuyishyiraho urayumva, tuzajya tuvugana. Mesaje ya gatatu rero, Imana yambwiye ngo nsengere abantu batambwe ikuzimu. Urabizi ko hari abantu bajya batambwa ikuzimu. Imana yarabaguhishuriye. Hari abantu Imana yambwiye ngo nsengere abantu batambwe ikuzimu. Hari abantu batambwe ikuzimu, umuntu agatambwa ntabimenye. Imana yambwiye ngo nsengere abo bantu. Imana ibabohoze. Mbese ndasenga amasengesho yo kubabohoza. Indi mesaje ya kane, Imana yambwiye ngo hari igihugu. Imana yambwiye ngo iki cyo ntabwo nkisengera. Turafatanya hamwe, uri bubone iki kiganiro nawe uraza kujya ugisengera. Imana yambwiye ngo hari igihugu kigiye kwinjiramo imodoka nyinshi cyane ziturutse hanze zinjira muri icyo gihugu. Zituruka mu gihugu zinjira mu bindi, nyine ziva mu bindi bihugu zinjira muri icyo gihugu, nyinshi cyane. Imana yambwiye ngo ibyo nabyo mu bisengere ntabwo ari byiza. Nanjye ndasenga, ariko Imana yambwiye ngo mu bisengere ntabwo ari byiza. Indi mesaje rero ya nyuma, ni mesaje n'umushumba, ni umupasiteri. Buriya zigira inshuti. Imana yambwiye, yamunyeretse umuntu amuha umunyu uyu nguyu w'inka. Ntabwo ari uyu w'inka ariko wa kizungu waje. Hari undi munyu twajyaga tugira twihiraga inka, umunyu ngugu. Imana iguhe umugisha. Mbona umuntu arawumuhaye kandi nabonaga ari umuntu ukuze, w'umumama ukuze. Indi mesaje none mfite, asenge cyane kuko muri uru rugendo Satani arimo arahiga abakozi bayo. Asenga abe maso kugira ngo Imana imugirire neza. Ndumva ari izo ngizo mesaje nari mfite. Ndumva twasenga mu izina rya Yesu. Ariko tutarasenga, nimero yanjye ni 0782 96 97 41 82 96 97 41. Ushaka ko nkusengera by'umwihariko, waba uri mu kazi, waba ushaka kwatura karande, wampamagara nkagusengera. Ikindi, waba waratambwe kuzimu, hari amakuru ufite
wampamagara nkagusengera Imana ikagukuraho ikakurengera. Reka dusengera mu izina rya Yesu, ubwo nagusengera by'umwihariko, ariko reka dusenge mu izina rya Yesu, dusengere rusange. Murakoze cyane, nk'uko twatangiye n'isengesho n'ubundi reka dusoze n'isengesho. Uwabikenera nimero wahita musije mwavugana nta kibazo. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana nziza, Imana y'urukundo, uri Imana ishoboye byose, mu izina rya Yesu nsengeye abantu bari mu kazi, komeza kubahagararaho cyane. Satani arashaka kubakoresha ibyangwa n'Uwiteka, ariko ndakwinginze ngo bahagarareho cyane. Satani afite ifuhe ryo kubirukanisha, Satani arashaka kubangaza, ariko Kristo barinde ubahagarareho. Mwami, nongeye nsengeye abantu batambwe kuzimu, barinde ubarengere ubagarure Mwami, nta ruhare babigizemo, byakozwe n'imiryango cyangwa n'inshuti zabo batabizi, ariko ndakwinginze ngo bagarure ubagire neza, bakugireho umugisha. Mwami mwiza, nsengeye databuja abantu bafite za karande, abo bose ndabasengeye mu izina rya Yesu, bakwaturira imbere yawe bagusaba imbabazi yuko ibyo babakorerwaho nta ruhare babigizemo, bagire neza ubarengere. Mwami mwiza, nsengeye iki gihugu kigiye kwinjiramo imodoka nyinshi ariko cyane, nabonaga abantu batonze imirongo ku mihanda bitegereza izo modoka, ariko Kristo bagire neza iki gihugu, gihagarareho nacyo kirengere. Watubwiye ko atari byiza, gihagarareho kirengere rero, kandi ikiruta byose ubane nabo. Ngaho rero Mwami, komeza kubana na buri umwe wese, mu izina rya Yesu ndasenze kandi ndizeye ko bikuweho, ni mu izina ryawe ryera, amen. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguhereze umugisha kandi ibane nawe ibihe byose, amen.